Ubaye ise cyane. Ndazamenye. Baba iyi ni Jao Jado Artist Official Art and Tailoring. Iyo ni inyariko shaka numva mfite ibisabwa. Ngibiki ibikabyo. Tega amatwi. Ni business ishushanya amafoto atandukanye ay'abantu, inyamaswa ndetse n'ibidukikije. Muri Jao batudodera imyenda itandukanye iy'abantu bakuru ndetse n'iy'abana. Wagize ngo bishize yose. Umva baboha imipira muri design zitandukanye iz'abakuru ndetse n'iz'abana. Ubundi mukorera he? Dukorera Kabarondo va muri gare werekeza Kibungo urenge kuri etage yo kwa Nanyonga muri metero nk'ijana mu kuboko kwawe kw'iburyo winjire muri alimentation yo kwa Mama Toti aho bakwakiriza inshyushyu imeze neza cyane ikivuguto cyangwa se mu karu bitewe n'icyo ushaka ubundi numara kwica kanyota n'inzara ukomeze mu gikari cya alimentation ubu tugezeho uturutse Kibungo urenga ku ibarizo byo kwa Mama Sonia ukagera kuri atelier idoda yo kwa Moyize injira muri uwo muryango byegeranye muri alimentation yo kwa Mama Toti bakwakirize inshyushyu ikivuguto cyangwa se mukaru bagira n'imvandu utasanga ahandi hantu numara kwica kanyota ndetse n'inzara ukomeze mu gikari cya alimentation ubu tugezeho ngo ba cyangwa se uduhamagare 0788859948 twandikire kuri email yo muri Jao jadoartist@gmail.com. Ciao. Muraho nitwa Pari. Iyi YouTube channel yitwa Jao Jado Artist Official Art and Tailoring. Witwa nde? Urakoze cyane. Ndagushimiye rero wowe wahisemo kubana natwe. Muri Jao dufitemo ibikorwa bitandukanye birimo ubudozi, ubugeni ndetse n'ububoshyi. Ndetse iyi channel ikazajya inyuraho ibiganiro bitandukanye birimo inkuru z'urukundo zagiye zitrendinga ndetse n'ibiganiro byerekeye urukundo. Hano rero sindi jyenyine ndi kumwe n'ubutumirwa ubikora umunsi ku wundi harimo ibyo by'ubugeni cyane cyane nibyo agaragaramo cyane. Munyemerere rero twakire umutumirwa wacu aze atugezeho ikiganiro cyimbitse kirimo ibyo bintu byose Jao iduhishiye. Ikaze rero mu kiganiro. Mwiriwe. Murakoze. Yego. Kari mu kiganiro. Murakoze cyane. Nawe udukurikiye cyangwa se mwebwe mudukurikiye kuri YouTube channel yitwa Jao Jado Artist Official Art and Tailoring mbanje kugusuhuza cyangwa se mbanje kubasuhuza. Njyewe nitwa Jado. YouTube channel nkuko twabigarutseho hejuru yitwa Jao Jado Artist Official, ikaba ari business ikora ibintu by'ubugeni harimo ubudozi no kuboha. Iyi YouTube channel ariko izajya inyuraho cyane nkuko Pasi yabigarutseho, izajya inyuraho inkuru z'urukundo cyangwa se ibiganiro byibanda ku rukundo. Ziriya nkuru rero zagiye zitrendinga cyane nazo tuzajya tuzibagezaho. Yego. Murakoze cyane utubwiye ku bijyanye n'ibyo mukora mu bugeni ndetse kudoda no kuboha. Yego. Ese buriya ku bijyanye n'ibyo byose mwadusobanurira neza byimbitse ese ubugeni mukora ni ubuhe? Ese mudoda imyenda imeze ite? Muboha ibiki? Murakoze cyane. Ubugeni dukora rero harimo gushushanya amafoto y'abantu, hakazamo gushushanya amafoto y'inyamaswa n'ibindi bintu bitandukanye. Dukora kashe arizo bita stamps, dukora amainsigne y'abanyeshuri ndetse arizo badges zo mu bigo by'amashuri cyangwa se amakampani ndetse n'abandi bakorera hamwe as a team. Dukora tukanandika ku byapa byamamaza ibiranga ibiyobora ndetse na biriya byaka. Dukora banderole zo ku bitambaro ndetse na banners. Dushushanya tukanandika ku modoka, ku mazu
no ku bindi bikoresho bitandukanye. Dushushanya imfashanyigisho z'abanyeshuri, birumvikana ubwo ni mu bigo by'amashuri. Tubashushanyiriza imitako myiza yo gutaka mu mazu, ndetse tukanakora dekorasiyo. Murabona nk'inyuma ahangaha utarebye neza ushobora kugira ngo wenda ni nk'irido ihamanitse, ariko mu by'ukuri iyi ni design tuba twarakoze. Abanyabugeni aho bageze byanze bikunze basiga hahinduye view, uko hasaga barahakesha hakamera neza. Si ibyo gusa rero dukora, kuko muri Jado Artist Official Art and Tailoring tubadodera imyenda itandukanye, harimo iy'abagabo, iy'abagore, iy'abana, abasore ndetse n'inkumi. Tubabohera rero imipira muri design zitandukanye, cyane cyane tukabambikira ibigo by'amashuri, amakampani ndetse n'abandi bantu bakora nka timu. Sinzi niba ibyo bisobanuro bihagije. Kugira ngo uvuze byinshi ku byerekeranye n'ibyo JAO ihishe cyangwa duhishiye nk'abantu bakurikira cyangwa bashaka gukurikira bimwe mu biganiro igiye kujya tugezaho. Ariko hagati aho ngaho umuntu yakwibaza ikibazo kigira kiti se ku bijyanye n'ibyo JAO ikora, ese mwaba mwigisha ibijyanye n'ibyo mukora? Yego, turigisha. Twigisha ibyo twavuze haruguru, harimo ubugeni, kudoda no kuboha. Twigisha uburyo ushobora gushushanya, uburyo ushobora kudoda n'uburyo ushobora kuboha ukoresheje ubudodo ugakuramo umwambaro dukoresheje imashini zabugenewe. Dutanga stage ku bana barangije kwiga ubugeni ndetse n'ubudozi. Yego. Nimba ni byiza cyane, ariko buriya hari akandi kabazo umuntu yahita yibaza ati se ku bintu bijyanye no kwiga birumvikana ko hazamo ibintu by'amafaranga y'ishuri. Ibijyanye n'amafaranga y'ishuri, uburyo bishyura abanyeshuri bihagaze bite? Ese bikorwa bite mu buryo bwo kwishyura amafaranga y'ishuri? Ahangaha rero ngira ngo iyo bigeze ku kijyanye n'amafaranga biba bisa nk'aho ari ibanga cyane. Nayo mpambajemo. Birumvikana. Mu bantu bagiye batanga ama interview cyane, wenda nko muri za kazi tujya tubyumva, iyo bageze nko ku bintu by'agashahara bahembwa n'iki, usanga abenshi babigira ubwiru, ntabwo bamwe bakunda gushyira hanze amafaranga. Hano rero nanjye ngiye kumera nk'ubihishe mwihangane, ariko ibijyanye n'amafaranga y'ishuri bishyura, umunyeshuri abimenyeshwa ageze ku ishuri cyangwa se aho afatira amasomo. Gusa ntabwo bikanganye, ntihakazagira utinya kutugana ngo yivomere ubumenyi bwamugirira akamaro, bugahindura umuryango we ndetse n'aho atuye muri rusange. Yego. Ku bijyanye n'umwuga wanyu mwiza, harimo gushushanya bimwe twagiye twumva, kuboha cyangwa kudoda imyenda itandukanye. Ku bijyanye n'ubundi no kwiga, ntabwo nagiye kure y'ikibazo nabajije mbere. Hari umuntu yahita yibaza ati se mwakira abanyeshuri bameze bate? Se abana, abakuze, bose bisangamo? Yego, ingeri zose turazakira, baba abana bakiri mu mashuri yaba yo hasi ndetse n'ayisumbuye, ndetse n'abarangije kwiga. Ese n'ababa bataragize amahirwe yo kwiga, abo bose turabakira. upfa kuba ufite ubushake kandi ukaba ufite mu mutwe hazima, utaravangiwe. Yego. Hanyuma ikindi kintu umuntu yakwibaza kuri ibyo, ku bijyanye no kwiga, urabona abanyeshuri mu buzima busanzwe baba bakurikirana andi masomo mu ishuri. Ese buriya babihuza bate kugira ngo bakurikirane ati cyangwa bakurikirane kudoda cyangwa babohe? Baba babihuza bate kugira ngo no kwiga bidahagarara? Murakoze cyane. Abana bakiri nko mu mashuri mu bihe byo kwiga bisanzwe, ntabwo tuba turi kubabona kame, murumva bari ku mashuri, ariko mu biruhuko abana batoya nibwo tubafata.
nibutsa ko bano bana bari mu mashuri abanza bo ntabwo dukunda kubitaho cyane kuko bino bintu byacu dukora ni ibintu birangaza abantu, ni ibintu biba ari byiza cyane binogeye ijisho. Umwana ashobora kubikora bikamuryohana, ugasanga abirangariyemo andi masomo ayashyize ku ruhande. So twibanda ku bana bo muri segonderi kuko bo baba bamaze no kuba bakuru. Ikindi tugafata na bano bantu bakuru baba abarangije kwiga cyangwa se n'abataragize amahirwe yo kujya kwiga, ku buryo bitashobora kubangamira wenda bizinesi runaka. Uba ufite ukuntu baba bafite ukuntu babihuza n'ibyabo, ariko n'ibyo bateguye kwiga ntibibangamirane abo bakuru. Abo bakuru kubera ko urabyumva nyine baba ari bakuru, bo bari porogaramu bakaduha gahunda bitewe n'umwanya bafite, kandi rwose tubikora neza nta kibangamiye ikindi. Yego. Hanyuma se tugitangira tugeze kubona ikiganiro gikubiyemo ibyo byose tumaze kubona, ndetse tubona na bimwe mu biganiro muteganya gutanga kuri iyi YouTube channel byaho. Ese izo nkuru z'urukundo twumvise muri make ziduhishiye iki? Icyo ziduhishiye cyangwa se zihishiye n'abanyarwanda cyangwa se n'isi yose muri rusange, ni uko iyo urebye kuri kote y'urukundo muri iki gihe usanga rusa nk'aho rwakendereye cyangwa se rugenda gake, ntabwo bikimeze nk'uko twajyaga tubyumva kuri ba sogokuruza cyangwa se n'abari abakurambere bacu. Kera wumva ko nta manyanga yabagaho cyane, abantu barakundanaga, ariko uyu munsi baragambanirana, baragira gute. Rero tuzajya tugaruka ku kwibaza tuti ni iki gituma urukundo rutakiri umwimerere nk'urwo twumvanye ba sogokuru, ba data se wenda nubwo bo ari aba hano hafi. Tukareba tuti byanze bikunze iyo bavuze ngo ibintu biri gukendera biba biri kuba bibi. Ese ni iki twakora kugira ngo ruriya rukundo rwo hambere rugaruke? Birumvikana n'ubundi icyo kiganiro gifite nka tayito cyangwa umutwe cyihariye ku buryo buri muntu wese yahita asogongera wenda ko cyitwa, akaba yagira amatsiko y'ibintu bikubiyemo. Ese cyaba cyitwa gite cyangwa? Murakoze cyane. Izi nkuru z'urukundo cyangwa se ibiganiro by'urukundo tuzajya dukoraho, twahisemo kubiha tayito cyangwa se umutwe, niko babyita, uvuga ngo urukundo ruganza iteka mu bantu. Yego. Byiza cyane. Hanyuma wenda ikibazo nsa n'usorezaho ku byerekeye ibyo twaganiriye, ngira ngo buri muntu yagiye yumva byinshi byiza kandi byamugirira umumaro, ashobora gukurikira umunsi ku wundi, ndetse byamugeza ku ntego ye bwite. Nakibaza ntese wowe wakurikiye ibikorwa cyangwa ukurikira ibikorwa bya buri munsi bijyanye na tailoring cyangwa art, ndibaza ntese ubona hari icyo bigezaho sosiyete muri rusange? Ibyo ni urucabana, ntabwo byabura kugira icyo bimarira uwabikurikiranye, na cyane ko nko muri art wenda kuko ari cyo gice mperereyemo, reka ariyo mperaho. Iyo abanyabugeni iyo dushushanya, baba twebwe dukoresha amarangi, baba se abashushanya babumba, baba se abakora ubugeni babaza, hari abantu babaza, hari n'ababumba, hari natwe dukoresha amarangi. Ibintu byacu birangaza abantu, ni ibintu bitanga ibyishimo kandi bigatanga n'amafaranga. Iyo wakoze neza ibintu byiyumvamo rwose, bosi wamukoreye design neza, arishima, icyo ni icya mbere. Kandi uyu muntu wamushimishije ntabwo yabura kuguha amafaranga, na cyane ko ariyo muba mwavuganye imbere y'uko umushimisha. The same no muri fashion design, iyo umuntu wamukoreye design y'umwenda we neza, nabyo ni ibintu bitanga ibyishimo, kuko iyo yambaye wa mwenda akanyura hariya abantu bakamufelicita bati wambaye neza, bahita bibuka bati Salomo niwe wankoreye aka kenda, Claude niwe wankoreye aka kenda. Rero iyo ibyo byishimo yamaze kubibona, amafaranga
araza kuko agenda kurangira n'abandi uzashimisha nabo bakaguha amafaranga bityo ukiteza imbere uteza n'umuryango wawe imbere ndetse na sosiyete muri rusange. Urumva rero byanze bikunze bibagirira akamaro. Ndumva no mu buboshyi ari uko byagenda kose hose it's the same kuko no mu buboshyi baboha n'ubundi bakora imyambaro byose ni fashion design byiza cyane byose birashimisha. Abandimwe rero ndumva nishyuwe byinshi muri iyi YouTube channel Jado Artist Official Art and Tailoring. Mu by'ukuri rero ndumva twavuze byinshi guhera hejuru kugeza aho tugejeje ubu ngubu. Murahishiwe muntu hari byinshi yakura hano hantu kuko kwiga biremewe, mbese gukurikirana ibiganiro bya buri munsi ndumva bishoboka. Rero icyo nibuka kubabwira umuntu wakunze ikiganiro, wakurikiranye ikiganiro akumva bikunze, icyo namusaba nuko yakora subscribe, agakora like, agakora share, hanyuma no comment zirakenewe kugira ngo twungurane ibitekerezo bya buri munsi. Yego, na comment zirakenewe. Ni naho dukura imbaraga zo kugira ngo dukore n'ibindi biganiro biri imbere kuko muri comment hari ziba ziri kuri kote negatifu, hari ziba ziri kuri kote positifu, hari ziba ziza zifelicita zigira umuntu inama, umuntu akamenya aho agomba gushyira imbaraga n'aho agomba n'ibyo agomba kugabanya. Hanyuma sinakwibagirwa kurangira abantu aho dukorera, aho bazajya badusanga. Dukorera mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza, mu murenge wa Kabarondo. Uturuka muri gare urengaho kuri etaje yo kwa Nanyonga, urengaho nka metero nk'ijana, ni mu kuboko kwawe kw'iburyo. Dukorera mu gikari cyo muri Atelier Docteur yo kwa Moyizi. Uturutse rero Ikibungo naho nta mayobera ahari, urengaho ku ibarizo ryo kwa Mama Sonia, ni ibarizo rizwi, abantu bose ndumva abenshi barahazi. Nabwo urengaho nka metero 100, n'ubundi ni aho ngaho mu gikari cyo ku nzu y'ubudozi yo kwa Moyizi. Sinzi niba hari ikindi wenda twibagiwe. Ikindi wenda ntekerezaho na nimero wenda bibaye ngombwa ko ashobora kurangira umuntu abantu akaba atazi ariko akaba afite nka nimero yakuboneraho cyangwa ahantu runaka yakubariza. Murakoze cyane. Bazajya baduhamagara kuri nimero 0788 25 9948 cyangwa se bakatwandikira kuri email yo muri Jado Artist Official Art and Tailoring, jadoartist@gmail.com. Ciao. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Mwari kumwe na Pasi hamwe na Jado, ariwe Jado Artist Official. Turabakunda. Turabemera cyane.